twebwe ngitangira gukora akazi k'igifundi kugira ngo baguhe umubyizi, icyo bita umubyizi, ubwo byo bita kuba edemaso, kugira nyine ngo mbashe kuba edemaso. Mbese natangiye akazi ko kwikorera isima ndi muto, none mfite n'ibiro biki, kandi ngomba guhabwa amafaranga n'abandi bafite ibiro byinshi. Noneho rero ubwo byasabaga yuko njya kuri depo ya sima nkikorera ibiro 50, kandi ntabwo nagiraga, nari mfite nka 40 nibikorera isima y'ibiro 50. Nagira kuri depo nkabwira ni muyingorere, ntabwo nabasha kwiterura kugira ngo nje kubona ko amafaranga y'umunsi mbese baze kumpemba kimwe n'abandi bantu bose, ko nari umwana. Bakayinkorera rero ndi bugende birometero, abantu baza biti Kamembe, nayivanaga mu isoko ry'Ikamembe hasi kazayigeza Igihundwe, sinzere ibirometero 2 cyangwa 3. Narazaga ijosi nkumva ryamanutse byijiyemo, umva ibiro 50 nje mfite 40, kandi bakansaba ko ntayikubita hasi ngidaturika. Nayigeza rero batisha uri umugabo sha bazo guhemba. Nabikoraga ntabishaka kugira ngo ncinshuro mbona amafaranga baduhembaga. Amafaranga yarangahe ahubwo kugira ngo yarangahe, kwaduhembaga 60, adembaga bicire 60 kugira ngo ubone 30 nikoraga umufuka w'isima. Nagendaga ro ubitugu byarahengamye kubera kwikorera iki isima. Ibyo ni ibiro rero, ibiro bisanzwe. Ibyo biro kenshi umva babwire, ibiro nk'ibyo ngibyo nubwo biremera ariko bihibwa n'ikintu kimwe. Yongeze mu rugo, yeraga mu rugo ngakaraba nkikura isima, nkanywa kamukaru karimo ibyatsi, naryama nkumva byarangiye. Ariko uwo mutwaro ntabwo nawuraranaga, ntabwo naranaga sima. Noneho rero ibi byo tuvuza aha, hari ibindi biro biruta igisima, ni ibibazo byo mu bitekerezo. Murashaka kubona ugenda naho wikoreye itoni, wikoreye ikirijana, kandi babona ugenda mu nzira ufite ikintu kikuremereye. Mwabyumvise kirusha imbaraga sima, kuko isima yo ndaza urumva ntabwo yandaye ku mutwe. Nagiye kuyikorera mu gitondo saa moya ku kazi, nigeza aho kuri turi gukorera kubaka, ariko ntawe nikoreye. Ariko ndi umutwaro urarana, ukawambaraho imyenda, ukawogana, umva ukicara muri taxi bagapima ibiro ufite. Mu ndege, abagenda mu ndege bajya bapima varize, bapima akantu imitwaro ujyanye. Ubundi bakunze gutanga ibiro 23 gukuba 2 46, ntibajya barenza. Ufite akabage mu ntoki karimo machine, ibiro 23 x akenshi. Ariko ushobora kujya mu ndege ufite ibiro 46 ufite n'ibibazo birenze iby'indege yakwikorera. Nabyumvise, ukaba ufite ibibazo birenze iby'indege yakwikorera. Niyo mpamvu ushaka kudasinzira, niyo mpamvu uraba witse umutima, niyo mpamvu abantu biyahura, ni ukubera ko bafite ibitekerezo bidafite igisubizo. Noneho nabyo babyita abaremerewe. Aba Yesu yavuze rero, yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, tagara abakarani yavugaga. Nshaka kuba nkora n'akazi nishimye. Jesha kwani njyamona abantu bajya basunika amagare hano, bagenda gutya basunika, aho usho usanga yumva ari akazi kameze neza. Ushobora umuntu yikoreye ibase kugutera go kada ugasanga kimubwiye, ari ugasanga hari undi ubona agenda yemye cyangwa ari mu modoka ye nziza nshya, ariko afite aremere we.
aremerewe. Ukabona umudamu yambaye imyenda myiza, iyo mvuga abadamu mwihangane nuko abadamu bakunda kujyanisha inkweto, isakoshe, ibitenge by'amamoko yose n'ibiki, ariko aremerewe. Ukabona umuntu ahembwa amafaranga menshi aremerewe, ugasanga umuntu n'umuntu ufite izina wakwifuza. Hari n'igihe mujya mubona ukumva murabifuje nko kuri televiziyo, kumva uratura muntu rwose yageze yajya, ugasanga araremerewe. Niyo mpamvu rero Yesu yatanze invitation, aravuga ngo yemwe abarushye n'abagute n'abaremerewe. Noneho hari n'abantu barushye, uzumva bati urugo ruranduhije, abana baranduhije, bose wanjye aranduhije. Ugasanga noneho byarenze kuremera, noneho ageze kuba aremerewe, ariko arimo no kugenda none yananiwe. Muriho mufite ibintu bibiri rero, ararushe kandi araremerewe. Hari umukecuru wari uhetse icyo bita urutanda, sinzi ukuntu babyita, niya kintu abakongomani baheka. Yewe Mana waremye byose, Mana yo gushimagizwa, waduhaye ikinege cyawe, Mana yo gushimagizwa. Halo ntabwo bari kumbona, nanjye ubwanjye ntabwo nzi uko byagenze. Uko byagenze bari umupfu, mva nyine mubwire gahunda nta yindi, ndi kwitegura kujya mu gitaramo cya Aline Gahongayire na Josh na Amy Vox mu Bubiligi. Ko naraje tujyane ntaribi ubwo gabanya umunwa tujye guhimbaza Imana. Nta Mana nta buzima. Uzi kuvuga ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye cyane, niba utaranyuzwe byarakujabutse. Ni ku itariki 7 z'ukwa gatandatu, ntabyo waruzi. Wari wacikana, nta kibazo ngo bagenda ugura itike. Ibintu byose ni ku murongo, ibindi byose ubwo bana weho ntukabure kuri uwo munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Gahunda ihari ni ukuza kuramya no guhimbaza Imana. Josh azaba hari ishimwe, ntagenda ntashimwe, urumva. Amy Vox nawe azaba hari, na Aline Gahongayire azaba hari. Nubura nyine ubwo buriya no kugusuprima, sawa. Urumva nyine gahunda nta yindi, muze tujye kuremya Imana no kuyihimbaza. Inshuti zacu zizaba zihari, kandi Imana nayo ni inshuti yacu. Ubwo nanjye nzaba mpari, urumva se nagotwa ntabwo nahabura. Gahunda muze inshuti zanjye, murakoze cyane. Thank you. Muri uyu munsi rero ni ijambo rivuga tuyosoma muri Yesaya ibice n'icumi umurongo waho wa 27. Yesaya 10:27 niho tugiye gusoma. Reka mbasome ku bafite Bibiliya, hari n'abatazifite. Iri jambo muryumve cyane, ririmo ubuhanuzi bukomeye, ririmo imbaraga zikomeye. Haravuze ngo ibice 10 ni ubuhanuzi bwa Yesaya, ibice ni 10:27. Bagiye kuvuga umunsi, hari umunsi, haleluya, hari umunsi waguhinduye bura mu buzima. Hari umunsi waguhinduye, n'uyu munsi rero nawo urimo bidasanzwe. Haravuga ngo uwo munsi, babonye ko ari uwo munsi umutwaro baguhekeshaga. Mubise ko hari umunsi umutwaro baguhekeshaga, mwabibonye. Ni ibice 10:27. Uzakuva hehe? Ku bitugu. Wanditse mu mugongo, yahanditse ku bitugu. Kandi uzakurwa no mu buretwa bagushyizeho, uburetwa buzavanwaho no gusigwa. Mwabibonye, uburetwa buzavanwaho n'iki? No gusigwa. Kasure muri iri jambo uwo munsi kandi ni none
shaka wavuga none uyu munsi wa none. Uyu munsi ntabwo wigeze kubaho, ntabwo uzagaruka. Harimo rero amakuru avuga ngo uyu munsi umutwaro bampekeshaga cyangwa umutwaro undi ku bitugu uramva ku bitugu, kandi ndakurwa mu buretwa nashyizweho. Kandi uburetwa ndabukurwamo n'iki? No gusigwa. Ntabwo ari ugusigwa, ni ugusigwa. Anointing biva ku jambo kugusigwa. Ndaje mbigarukeho, ariko nashaka kubabwira ko ibyo turi kuvuga ubyizere birakubera uko wizeye. Ubyizere ko ibi tuvuga bibaho. Umutwaro bahekesha abantu b'Imana, umutwaro wahekeshejwe n'amateka, umutwaro uhekeshwa n'ibihe, Imana igifata umunsi ikabikuraho. Dore ubikuraho rero. Iyo usomye 11:28 muri Matayo, hari umugabo ukora ibyo bintu ndi kuvuga, akabikoresha umwuka wera, ariko akabikora. Umva uwo mugabo ukuntu avuga, yitwa Yesu. Uyu mugabo witwa Yesu, 18 haranditse ngo, Matayo 11:28, Matayo 11:28 haranditse ngo mwese abarushye. Mwumvise bihuye n'ibiya bya mbere, mwese abarushye. Niba urushye koko, niba wemera kurushya, ariko ikikuruhije cyose, uyu muruho ntibavuze ari bwoko ki, ni umuruho gusa. Ukumva mwese abarushye n'abagize gute, n'abaremerewe, ni munsange ndabaruhura. Ajya mu Marius arangije aravuga ngo dore impamvu ndi baruhuri. Yavuze ngo murabaza mwemere kuba bagaragu banjye, namusha ko baruhura, muraza mbahake. Kuguhaka murabyumva, uraza nyine ari njye gukorera, uraza ngo uhake umugaragu wanjye, noneho nurangiza unyigireho. Kubera iki? Ndi umugwaneza kandi uroheje mu mutima, nibwo uzabona uburuhukiro mu mutima wawe, kuko ngora kutaruhije n'umutwaro wanjye urize gute, utaremereye. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira ku gusigwa, uburyo umwuka wera ari yashyiriweho kugira ngo adukureho ikintu cyose kituremereye. Ariko kuremera, uzi ko umuhana igihe umuntu aremererwa n'ibintu bitaremereye. Uyu wundi wavuze kuremera, babashize kuvuga iyi speaker, iki cyumba kiraha, sinzi ibiro gipima, ariko gipima nka 30. Twebwe ngitangira gukora akazi k'igifundi, kugira ngo baguhe umubyizi, icyo bita umubyizi, ubwo byo bita kuba edemaso, kugira nyine ngo mbashe kuba edemaso. Mbese natangiye akazi ko kwikorera isima ndi muto, none mfite n'ibiro biki, kandi ngomba guhabwa amafaranga n'abandi bafite ibiro byinshi. Noneho rero ubwo byasabaga yuko njya kuri depo ya sima, nkikorera ibiro 50, kandi ntabwo nagiraga, nari mfite nka 40, nibikorera isima y'ibiro 50. Nagera kuri depo nkabwira nti ni muyinkorere, ntabwo nabasha kwiterura, kugira ngo nje kubona ko amafaranga y'umunsi mbese baze kumpemba kimwe n'abandi bantu bose, ko nari umwana. Bakayinkorera rero, ndi bugende birometero, abantu baza biti Kamembe, nayivanaga mu isoko ry'Ikamembe hasi kazayigeza Igihundwe, sinzere ni kilometero 2 cyangwa 3. Narazaga ijosi nkumva ryamanutse byinjiyemo, umva ibiro 50 nje mfite 40, kandi bakansaba ko ntayikubita hasi ngidaturika. Nayigezayo rero batisha uri umugabo sha bazo guhemba. Nabikoraga ntabishaka, kugira ngo ncinshuro mbona amafaranga baduhembaga. Amafaranga yarangahe se ahubwo, ugiye ngo yarangahe?
twaduhembaga 60 adembaga bicire 60 kugira ngo ubone 30 nikoraga umufuka w'isima nagendaga ro ubitugu byarahengamye kubera kwikorera iki isima. Ibyo ni ibiro rero, ibiro bisanzwe. Ibyo biro kenshi umva babwire, ibiro nk'ibyo ngibyo nubwo biremera ariko bihibwa n'ikintu kimwe. Yongeze mu rugo, yeraga mu rugo ngakaraba nkikura isima nkanywa kamukaru karimo ibyatsi naryama nkumva byarangiye. Ariko uwo mutwaro ntago nawuraranaga, ntago naranaga sima. Noneho rero ibi byo tuvuza aha, hari ibindi biro biruta igisima. Ni ibibazo byo mu bitekerezo. Murashaka kubona ugenda naho wikoreye itoni, wikoreye ikirijana kandi babona ugenda mu nzira ufite ikintu kikuremereye. Mwabyumvise kirusha imbaraga sima, kuko isima yo ndaza urumva ntago yandaye ku mutwe. Nagiye kuyikorera mu gitondo saa moya ku kazi, nyigeza aho kuri turi gukorera kubaka, ariko ntawe nikoreye. Ariko ndi umutwaro urarana ukawambaraho imyenda ukawogana, umva ukicara muri taxi bagapima ibiro ufite mu ndege. Abagenda mu ndege bajya bapima varize, bapima akantu imitwaro ujyanye. Ubundi bakunze gutanga ibiro 23 gukuba 2 46, ntibajya barenza. Ufite akabage mu ntoki karimo machine, ibiro 23 x akenshi. Ariko ushaka kujya mu ndege ufite ibiro 46 ufite n'ibibazo birenze iby'indege yakwikorera. Nabyumvise ukaba ufite ibibazo birenze iby'indege yakwikorera. Niyo mpamvu ushaka kudasinzira, niyo mpamvu uraba witse umutima, niyo mpamvu abantu biyahura, ni ukubera ko bafite ibitekerezo bidafite igisubizo. Noneho bakabaka nabyo babyita abaremerewe. Aba Yesu yavuze rero, yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, tagara abakarani yavugaga. Nshaka kuba nkora n'akazi nishimye. Jesha kwani njyamo n'abantu bajya basunika amagare hano, bagenda gutya basunika, aho usho usanga yumva ari akazi kameze neza. Ushobora umuntu yikoreye ibase kugutera go kada ugasanga kimubwiye, ari ugasanga hari undi ubona agenda yemye cyangwa ari mu modoka ye nziza nshya, ariko afite aremerewe. Ukabona umudamu yambaye imyenda myiza. Yo mvuga abadamu mwihangane, nuko abadamu bakunda kujyanisha inkweto, isakoshe, ibitenge by'amamoko yose n'ibiki, ariko aremerewe. Ukabona umuntu ahembwa amafaranga menshi aremerewe, ugasanga umuntu n'umuntu ufite izina wakwifuza. Hari n'igihe mujya mubona abantu kumva murabifuje nko kuri televiziyo, kumva uratura muntu rwose yageze yajya, ugasanga araremerewe. Niyo mpamvu rero Yesu yatanze invitation, aravuga ngo yemwe abarushye n'abagute n'abaremerewe. Noneho hari n'abantu barushye, uzumva bati urugo ruranduhije, abana baranduhije, bosi wanjye aranduhije. Ugasanga noneho byarenze kuremera, noneho ageze kuba aremerewe, ariko arimo no kugenda none yananiwe. Muriho mufite ibintu bibiri rero, ararushye kandi araremerewe. Hari umukecuru waruhetse icyo bita urutanda, sinzi ukuntu babyita, niya kintu abakongomani baheka gifite imigozi hano, bashyiramo inkwi n'amasuka n'ibiki, bagenda gutya bagihetse, kiba kiri hano kigera hano. Sinzi ni gitunga, kigira amazina menshi. Ino ntabwo bihaba. Nabaye muri Kongo ho bita iyo mubashi za Nyangezi, nabonaga abantu b'abakecuru ahetse ikintu kirekire kiva hano, bajya banaheke. Abakongomani bajya bazi naha bahetse n'ibishyimbo. Yagenda ameze gutya kubera ukuntu kiremereye. Umumisiyoneri yamunyuzeho
misiyoneri yanyuze muri iyo nzira abona umubyeyi yikoreye ikintu atabasha no kureba imbere. Yari afite agapikapu akamodoka amugirira impuhwe avuga ati uyu mubyeyi ntagagerayo rwose arahagarara. Abwira umutandi boy ati bwira uwo muntu mumufashe icyo kintu. Nuko barakimuteruza bagishyira mu modoka. Yajyaga imbere nyine bari bumugeze imbere. Ati mubwire yurira imbere. Nuko arurira wa wundi wari umutwaje ajya muri kapini imbere. Nuko wa mukecuru bakomeje kugenda cyabaga gifite n'imigozi murakiza. Ageze imbere aratekereza ariko uyu muntu wangiriye neza akaba ntwaje cyo kintu cyandemereraga nanjye akaba ntwaye wakorohereza iyi modoka. Umva ukuntu natekereje. Yaravuze ati nubu yarafite ibintu bibiri. Nari naniwe ndushye ndemerewe. None mpuye n'umuntu arambwiye ngo ninge mu modoka cya kintu nifite giterekemo imodoka igitware nanjye ntware. Wa muntu ashaka kugirira neza imodoka na nyine imodoka abonye bagiye arongera aragifata cyamugoko. Muzikintu yashakaga yari yemagira ngo yorohereze iki imodoka. Avuga ati imodoka nyivune koko. Urumva ariko mwibuke ko afite ibintu bibiri. Macyabibuka. Yari afite ibintu bibiri. Ikihe yari magenda anahitse. None abonye bamushyize mu modoka aravuga ngo ubwo banshyizemo reka iyi modoka nyibabarire noneho ngewe nibura ngenda ngifite ariko ngende. Abarokore benshi uko byabagendekeye. Abantu bageze muri Yesu arababwira ngo yemwe ati karame abarushye n'abaremerewe ni mu nsange baruhura. Bagera muri Yesu ariko imitwaro ibizigo barongera barayikorera. Yesu agenda arindushye ziri muri Yesu zigenda ziremerewe zigenda ziganya zivuza induru. Impamvu uvuza induru nuko utigeze ufata imitwaro ikuremereye ngo uyishyire muri Yesu. Uhitamo kuyikorera. Uyikorera uri mu Mana noneho mugendaro muniha muri Yesu muniha muremerewe. Ni gute umuntu atura imitwaro yamuremereye? Ndashaka kubabwira ntabwo uba ufite Yesu icyizere ngo ufate amaganya yawe uyahe Yesu. Ngiye kubabwira ikimenyetso cy'agakiza ikikubera yuko kiri mu nzira ujya mu ijuru. Ntabwo ari kudasiba iteraniro, ni ukugira amahoro. Amahoro. Simvuze ko utagira ibibazo, oya sibyo mvuze. Ariko muri byose uravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndiki ndamahoro. Kuko imbabazi nyinshi ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nzo nkurwa nande n'Uwiteka. Abantu benshi rero bari muri Yesu barushye baremerewe kandi bari muri Yesu. Ntushobora kugera mu ijuru ukunda ari kure. N'iminsi tumaze iminsi tujye tutaragerayo. Uyu muntu agenda urugendo rure mu makosa umuntu yirinda ukora urugendo rurerure ni ukugendana umutwaro. Iyo ugenda urugendo rurerure ukintu wirinda wambara inkweto bita supresse. Mwamubizi inkweto bisa supresse ni inkweto zo kugira ngo utagira ibiri ufite ugerekeho n'ibindi ukumva nkaho ntacyo wambaye. Nta ugenda rero mu nzira ejo ndi hari umukobwa wari ugiye kwerekanwa ku cyumweru mwana mubonye yicaye ari hejuru. Abakobwa bagiye kwerekana hari inkweto banza zabugenewe. Niko nibwiye ya yindi agenda mfa yamanutse hariya turahagarara biramunanira kumanuka kukari bugwe. Yageze hano asa nk'uvuye igoma kubera iki yambaye inkweto imuremereye ntago abasha kugenda. Mwabibonye ko nabwiye umuhungu rero umuhungu wihangane umukobwa we ntabwo yaje jya kwiyicarira kubera iki inkweto yambaye ntago ibasha gutumagira hano. Mwari muharese ko museka. Ntabwo rero Yesu ashaka yuko mujya mu ijuru mufite akantu naka kamwe nongera subiremo. Ntabwo byemewe ko umuntu ajya mu ijuru ari abantu bamuremereye, umugabo akuremereye, umugore akuremereye, abana bakuremereye. Nta mutwaro n'umwe wemewe muri iyi nzira. Bibiliya iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsanye baruhure noneho nimurangiza munyigireho kuko ndi umugwaneza norojehe umutima. Imana ibigenza gute rero kugira ngo iyo mitwaro ikuveho? Hari imitwaro mwahekeshejwe n'abandi
kuko biratubwiye muri Yesaya 10 ngo imitwaro babahekesheje. Ndashaka kubabwira ko hari igihe uremererwa n'ibintu utagize mu ruhare, ugasanga nyoko naso hari amahitamo bagize ukayisangamo, ukavuka nyoko ntamubwiye ngo kubyare cyangwa so wajya kona ukabona ibyo by'iwanyu nabyo byiyongereye ku byawe bitakoroheye, ugasanga ni imitwaro baguhekesheje utagize mu ruhare. Hari uhekeshwa n'amateka, abanyarwanda babyumva cyane. Hari uhekeshwa n'agace uvukamo, ugasanga ibindi bintu by'abandi bantu nabyo urabyikoreye. Yesu aravuga ngo ibyo uhetse byose amazina yabyo nuko byitwa n'igihe bimaze kwa Yesu. Muzane hano kwa Yesu, ni ko Yesu yatubwiye. Ingorane rero dufite, nubwo ndi kuvugana namwe, ingorane dufite ngiye kwibabwira ni ukwemera kubirekura. N'ubu tuvugana ntago muza kubisiga hano, kareka mwabirekura kugira ngo nkubwire ngo sijya hano nugira mu rugo rya musinzire. Kareka ntaraye impangayika ngo makorera impangayika. Yesu ugeze abaza ati se yo muraye mwiganyira, ukiganyira yaravuze ngo umuntu yiganyiriye ngo bimuha urushyi rw'iki, umukono w'iki, ni urushyi rw'isukari. Ngiye kubabwiza ukuri, ngiye menya ko umuntu agiye yiganyira bwacya abonye ikiro cy'isukari, nagenda araniganyira bwacya ngo ni kiro, umva mu kwezi nabonye ibiro 30. Niba amaganya ari cyo yakumariye uzayakomeze, niba ari inyungu wakuyemo. Ikintu cyose kikuremereye si cyawe. Ntabwo abarokore ikintu Yesu yabahaye ni umudendezo. Kubera iki? Ntabwo bikurwaho n'amaganya yanyu. Mwe byavuze ngo wamutimurira ngo ino kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire. Mubwire iki? Mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi mirira. Nga abaremerewe n'iki? Nibiruhanye mubabwire ko Yesu muraze ndirimbo abaremerewe nibiruhanya ubahumurize atumukiza amaragahinda. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza. Arakunda fasha we kugira ubwo. Hano mu rusengero rero yo tuhageze hari umugore wari uremerewe witwa Hana mwaba mwaramwumvise? Kabagure Hana ikibazo yari afite ikibazo, yagiye kubona ashaka nk'abandi bakobwa, arerekanwa bategereza ko abyara biranga. Noneho arangije atabyaye, umugabo aramubwira ati rero umva mubwire madame, ngiye kubwiza ukuri, kuba utabyaye rero ntubimpore, kuko byara babishyiraga ku bagore, banza kubyara kino gihe n'abagabo batabyara, ko kera banza hari abagore batabyaraga gusa. Aragenda yishakira, ninde yashatse arya Penina muke, ugahinduka mukeba. Ntiyashatse mukeba bishaka, ahubwo yamushatse agira ngo arebe ko yabona utwana. Penera yarabyara pe, akigera mu rwara byara byenyewe. Noneho umugabo Erukana akunda Hana kuko n'umugore wiwe bakundanye ariko ntagira umwana, ndetse akajya amuha ibiku by'inshuro nyinshi ngo arebe ko umutima utuza. Hana biramunanira. Kubera iki? Kintu cyamugoye incyuro yavuga ati se ibyo urya ni ibyiki. Yaramucyuriye bihinduka ubure muri mwebwe. Hari abantu muremerewe n'incyuro n'amagambo bababwiye, nibyo babavuzeho, nibyo Satani yababwiye, nibyo abantu bababwiye, nibyo amateka yababwiye, nibyo mwibwira, bihinduka badeni. Ariko Hana yakoze ikintu cyiza, yafashe inzira ajya mu rusengero, asanga nazajya bivuga azaturika, aragenda akajya bibwira Imana acegetse. Bukeye umupasiri wamubwira ati wa mugore we umusinzi, igihe cyose njya mu rusengero sanga uri kwivugisha. Ariko yavuze ikintu cyiza, yaravuze ngo nubwo ubona ndi hano ntago ndasinzi, ntago ndi umusinzi, ndi umugore w'umutima. Umva kuri yavuze wari none ku cyora wivugisha. Zukantu yaravuze ngo nahoze nsuka. Agira gute? Gusuka, ariko gusuka murabizi, abana batubaze gusuka. Nsukira amazi mwana wa yahoza akora transferi, yakuraga ibiri mu mutima we abijyana aho bigomba kujya. Muremera dusenge. Ndashaka kubabwira ko bitemewe
kuba muri Yesu ufite umutwaro wanjye kwikuraho. Ni gute bigenda rero kugira ngo umutwaro tuveho? Ni ihe mitwaro tugira? Imitwaro dukunda kugira ni yihe? Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo umutwaro baguhekesheje uzawukurwaho n'iki? No gusigwa. Umwuka wera mu kintu akora nuko afata ibikuremereye byose akabigutwaza. Simvuze ko bikemutse, mu byumve neza, ntabwo mvuze ko bikemutse, ariko nubwo bidakemutse biraremereye. Ubwo utabishobora rero bihera ubasha. Impamvu Yesu yavuze ngo ngiye kujya mu ijuru, nzabaha undi mufasha uzabana namwe ibihe byose, uwo nguwo naza. Impamvu muzabana bose wuzuye umwuka wera, bawuzura banezerewe. Ntabwo ndigera mbona umuntu n'umwe wuzuye umwuka wera uri kuganya. Abuze umwuka wera bavuga ngo haleluya haleluya ndagushima Mana, kandi ukabivuga bya bindi byose. Imana ntihabwa umwuka wera ufite imitwaro, ni wakuzuzwa ufite imitwaro. Nta bantu na bamwe bagira ibihe byiza badashima Imana. Sindigera mbona umuntu n'umwe ujya ugira umwuka wera ari kuganya. Abo nabonye buzuye umwuka wera baba bareba imigisha bagashima Imana bagahimbaza Imana, niba buzuye umwuka wera. Satani yazanye imitwaro yihabarokori, azana ibintu areba twaza, abaha yerekwa mutazageraho, ugahora wiganyira abandi bagusize, ukajya ubona ibintu byarakurenze birirukanka, ugahora mu maganya ku buryo wibagirwa ko wanakijijwe. Satani akavuga ati nta kibazo, ubwo mwikoreje ibimuremereye ijuru ntajya azageramo kuko abatizera. Ku rutonde rwo mu ijuru, ku rupangu rwo mu ijuru avuga ngo hanze hazabembwa, habe abarozi, abatukanyi, ababeshya, ngo n'abatizera. Niyo mpamvu Imana bitayizeye ntimukomeza kugendana, muratandukana. Divorce, ubutane bwabaye hagati y'Isiraheli n'Imana, nta kindi bapfuye. Bayikuyeho amaso, babura amazi bakayituka, bati wa Mana umaze iki yuzucurira muri Egiputa, kandi ugiye kubaha amazi. Babura inyama igiye kuzizana bakayituka. Imana yababwira ngo mwa bwoko mwe butagondwa ijosi, nzageze kubana namwe. Irangije ikajya bahirwe by'agahimano. Bageze aho Imana avuga ati tucanye umubano namwe, abana banyu nibo nzakomezanya nabo, umuntu utanyizera ntabwo twagendana. Kambabwire barokuri, iyi Mana kugira ngo muzashobokane nayo mugendane, nuko uhora buri munsi uyishima, ukayishima bitaremera, ukabuziki kureberera. Si uko utagira ubwenge, si uko udatekereza, ari ukumva Imana yawe ni provider. Provider ni umuntu ukureberera. Njyewe rero iyi Mana mbabwira, njye niko nyitekereza. Ibi mabwira ntago ari kuza kubiryaho, njyewe ni ku mutima wanjye umbwira. Imana wanjye ni provider. Ibindemereye n'ibingoye ngomba kuba, nubwo mfite ibitekerezo. Hari igihe mbwira Imana ngo Mana ngiye kuryama, inzi ko nibuzakejo hari byuzaba wakoze, reka ndyame nsinzire. Kabiri umwuka wera mbitose nsinzire. Iyo nasinziriye rero hanyanya nsinzira, hanyanya mbananiwe cyane, none ngasinzira. Iyo nsinziriye nkumva mbonye ibitotsi byiza. Hari indirimbo nkunda inyigisha abana banjye, ni indirimbo yo kuryama. Iravuga ngo kandi iyo mbonye ibitotsi byiza bikanduhura umubiri urushye, nibuka yuko mu ijuru nzahora nkwiseguye Yesu. Uruzi no kudasinzira kari ikibazo. Kudasinzira, ushobora kudasinzira kubera kurwara, ariko kudasinzira kubera ibitekerezo. Iyo udasinzire kubera ibitekerezo uri kuramya Satani, uri kuramya no guterekera Satani, kubera ko iyo mitekerereze nta kintu kiza kuvamo. Muraye mukanuye cyakora mugira ikintu muza gukuramo sava, ni Satani muba muri kuvugana nawe. Unaraye bunze umutwe, waraye bunze umutwe, uri umurokore wowe, waraye bunze umutwe, warayikora na Satani. Wanaye bunze umutwe ngo bungereyo nkanuye, ni Satani warimo uramya. Umurokore abwira Imana ngo Mana uyu munsi urarangiye, ndagushimira ko uyu munsi wagenze, ngiye kuryama ndifuza ibitotsi byiza, ejo ninkanguka nzagushimira uyu munsi uzakurikira. Ukaba nk'ikibebe. Impamvu Yesu Imana ntabwo igibita ko muri bakuru. Hano dufite umusaza wacu Duwaye, nta nari Imana ikwita kuri iyo myaka n'uburyo uyivugaho. Imana ikwita umwana. Warumva na rimwe mu masengesho Imana ivuga ngo musaza ngo muze. Hari na rimwe mwumva Imana ivuga ngo muze ngo ndakuzi. Jamais igivuga ngo mwana wanjye. Sibyo Duwaye yarakubwira kuri muze, niwe wabivuze.
nta Imana yigeze kuba kuri muzehe. Imana ntigira umukecuru, ntigira umusaza, Imana igira abana gusa. Mwana wanjye. Kandi impamvu ivuga mwana wanjye ibikugize ikibebe ntago ari n'umwana mukuru. Rwa Rwanda gutafite ikibazo, rutazi n'ibinzu bayishyura. Mwabona wa mwana ubereye aho barya batarya baba haba muri gare bicaye ntajye bimubwiye kubera ko ari kumwe nande na nyina. Ubwo umwami Yesu ankunda kubw'imbabazi ze nyinshi, ibyo nibyo bigaragaza kuri umwana w'Imana, ukaba no mu kiganza cyayo, n'ukwigirira icyizere. Si ukutagira ubwenge, si ukutagira ibitekerezo, ariko kurara ubuze umutwe, urarukanuye amaso, uba uri kuramya Satani. Umurokore uri mu Mana araryama agasinzira. Iyo nsinziriye rero naniwe cyane bisobanutse ngasinzira, none nkaza gukanguka bukeye ngira Imana niba ari ibintu binejeje nuko nasinziriye cyane, bitamvuga nti nuko abarokore bizagenda. Mbitamenya ko abantu bari muri Yesu iyo tuvuze ngo bapfuye cyangwa bitabye Imana baba basinziriye, ntibamenya aho bari. Noneho nubwo yamara imyaka, Yesu azamara imyaka 1000 ataraza gufata wa muntu, we bizayimeze nk'uwaryamye nimugoroba, mu gitondo bakamukangura. Impanda nivuga bazamukangura nkaho yagiye nimugoroba. Nta muntu muri mwari waryama naniwe bugacya atabizi, bati nyoni ati muzehe tikabuka dore bwakeye, ati se bwakeye. Urumva ko ntiyigezamo igihe aryamiye. Imana amuhaye ibitotsi byiza. Abarokora bemera gusinzira Imana ikarireba. Ntabwo uzarureba n'Imana ngirarireba. Kureba n'iby'Imana, wowe ukaryama ugasinzira ni kuremye. Imana nidasinzira, wowe ugomba gusaba ibitotsi ugasinzira. Haleluya! Iyo mitwaro tumudasinzira ukariha Yesu. Yesu rero adukuraho imitwaro akoresheje umwuka wera. None uhangayitse uzamye ko atari Imana iguhangayikishije, jamais Satani. Nubona umutima uguhagazemo ntabwo ari Imana. Nta umutima urira ngo ino kwa Yesu. Hanabwira Eli ngo nahoze nsuka amaganya yanjye imbere y'Imana. Nibyo wakoraga ati nari mu kazi, none usanze uri kubisuka, yindi uri gusuka igize mukeba yarancyuriye, narimo mbwira Imana byose amagambo yambwiye nimugoroba. Nuko amuga ati niba rimwe niba umaze kubisuka rero ibyo uvuze ibyo bibaye bikubeho gutyo. Ntiyazanye umwana kababwire rero amaze kuzana umwana, amagambo yavuze aje gushima, yavuze ati mva kanya nshime. Bati shima, ati urinde, ati ninjye wa mugore wahese aturya hoze asu wa wundi wasukaga amaganya imbere y'iki y'Imana. Urufite ikibazo se, ati mukeba yaranzengereje irantuka ijuru n'amanywa kanjurira, narimo nsuka gahinda n'amaganya n'incuro nibyo bandutse imbere y'Imana. None mfite umwana aturashaka gushima, ati shima. Noneho yaravuze ngo ingumba ibyaye 7. Irabyaye umwana umwe, ingumba ibyaye kangahe? 7. Urumva umwana umwe yamukubye abana 7. Ingumba ibyaye 7. Yaravuze ngo ingumba ibyaye 7. Ndashaka kubabwira ibihe byiza by'umurokore ntago bibahwajya, bibahwava. Yusubije amaso inyuma ukabona ukiriho, ukabona ibituruka. Nubwo muri hano ntago mwaje none, ntago muri bivuye ijuru. Bivuye ijuru ntago mwaraye mumanutse nijoro ngiye kubara ngo pa reka. Ubu ngubu hano muri mugize amateka y'ubuzima bwanyu. Imana abanye namwe cyagihe cyose iraza kubatira ijoro. None mukureba ibikomeye biri ku mutima. Imana ishaka kuba kiza uburetwa nibahitemishije. Yesaya aravuga rero ngo ikizabakuraho uburetwa n'imitwaro babahekeshaga ni igiki? No gusigwa. Kugira gute? Gusigwa. Gusigwa biva ku ijambo gusiga. Gusigwa iki? Amavuta. Umwuka wera turi gusaba afite ibintu byinshi agereranywa nabyo. Muri byinshi agereranywa n'amazi, siyo ndi buvugeho. Agereranywa n'umuriro, siyo ndi buvugeho. Agereranywa n'umuyaga, siyo ndi buvugeho. Agereranywa n'ikashe cyangwa siri ni katuntu bashyira ku makamyo
ava Tanzania akoze transit ikamyo ihetse ibintu ibijyana Kongo bashyiraho siri nakamweso bashyiraho bakabira abantu bose mu muhanda ati nimubona bitambuka bifite aho bijya siri gakatwana na nyirako siri ni ikimenyetso ni kashi umwuka ashanywa n'inuma bivuga amahoro umwuka baragiranwa n'amahoro umwuka batanga amahoro umwuka utagira amahoro ntago ari uw'Imana no washitani nubona ikintu cyose kiguhangayikishije umutima ntago ari ikimana Imana ntitera abantu guhagarika imitima Imana siyo iguhagakishije umutima ni Satani nta mana irimo ntago Imana imateye gutyo noneho rero mu kintu umwuka baragira asa n'amavuta buri abarokore rero abarokore iyo baje mu Mana y'umurokoraje mu Mana ikintu cyambere Imana gukorera ibintu bitatu cyangwa bine iyo umuntu avuye mu isi ubu mwese ntago mwavuke mu rusengero iyo umuntu avuye mu byaha nyine aje mu Mana abameze nk'ingurubi abayivuruga gusenyina Imana imbere y'Imana ameze nk'ingurubi aba yambaye imyambaro itari y'abana b'Imana bamaze kuvuga ati umva uvuye hanze sawa genda ukure mwiyo myambaro nukwiyambura iyo myambaro mibi yesakwa mbikiye y'ubukwe wogejwe na Yesu watunga nijwe n'amaraso harubwoya kuhagisha amaraso mbese iyo umuntu ageze mu Mana ikintu cyambere bamukorera bamwambura ubushwambagara ni imirimo y'umwijima tuba twara ibituranga tutaramenya ukuri mwabyumvise imirimo mibi sawa ntabwo imaze kwikwambura biba bihagije barakuhagira Imana iruhagira kugira ngo itorero rye ngaryishyire ngo aryeze aryegesheje amazi n'iki n'amaraso amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo eguza zinduku n'urubanza n'imbaraga mbi zabyo byekuzazini umva kwiyambura imyambaro mibi egare kwihana kwatura uriya umuntu utatuye abatihanye kwihana no guhagarara uti njyewe niyambuye iyo watuye uri kubyiko kuko niwe wiyambura nta muntu kwambura nukiyambura iyo myambaro mibi yesakwa murumva habaye babiri ninde wiyambura ninde wambika nukiyambura iyo myambaro mibi yesakwa mbiki kwiyambura imyambaro mibi nukwatura nukwihana ukabivuga ukavuga uti ndihanye ndabiretse sinzongera ibintu utatuye utavuze ntago bikuvaho wamara kubyihana rero Imana kwati uriyambuye tindiyambura sawa ujya koga oya koga none se mege mujya mwoga mwambaye Madia mwoga mwambaye ngiye sinzi wenda bigisenyi kubera ko wogira mu cyaga cya Kivu ariko Yesu nagugesha yoga abantu bambaye bajya ahantu bakikuraho imyambaro mibi bakajya muri dushe ya Yesu umva akogesha arakoza ugaca pe nta kindi gihesha gukiranuka mu bisino muwo mwijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu wogejwe na Yesu watunga nijwe n'amaraso
hari ubwoya kuhagisha amaraso mbese imyambaro ya. Iyo rero umaze kwiyambura ibyaha ujya mu cyumba cyo kogeramo ukiyuhagira, Imana kogesha amaraso n'amazi. Kubera iki byombi biza? Kimwe kivuga gutsindishirizwa, ikindi kikavuga kwezwa. Ni ukuvuga ngo amaraso kuki bibanza amaraso? Ni ukubera ko na Yesu ari Golgotha ni bibiri byabaye. Mwayimenye bamukubise icumu havamwe amazi avanze n'iki n'amaraso. Kubera ikinyiro byombi biza nuko amaraso ni ikimenyetso cyuko ni ikiguzi, ni fagitire, ni invoice Imana yishyuye ku byaha byawe. Bya byaha wakoze ntiwabasha, yukoze icyaha ubundi icyaha kamabwire ntimuzakora ibyaha. Ndimo mbinginga ntimuzakora icyaha, ikiguzi cy'icyaha kirahenda. No mu Rwanda icyaha cyose gifite amande. Wewe uri umushoferi, icyaha cyose gifite igiciro. Harya abantu bambukira ku viyo zebra crossing nangahe 25 mwabyumvise? Wo abagenzi baca uraviyoye 25 wabyumvise icyaha. Noneho wihuse ku byapa bijya bifotora over speed 50. Hari umuntu rero waje w'umukongomani ntabwo yarabizi wowe ntibibayo, aturutse Kigali ari muri kabimyasa yigendera ageza no kuri duwani hano hirya, basanga arimo miliyoni. Ahagaze hano bati hagarara muze tibite, bati bite ko tubona miliyoni yiki? Ati ntabyo bimyasa, ati narizi ko ari ibintu by'amatoroshi y'abana n'inguba, ntago ninzi ko ari imirabyo. Kubera iki? Icyaha kigira ikiguzi. Umunsi uzakora icyaha uzitegure n'ikiguzi cyacyo. Ibyo mukwiye kubimenya, mukamenya ko umunsi uzakora icyaha utegura amande yo kwishyura. Nimpamvu niyo utishyuye umusoro ku gihe hazaho ubukererwe. Icyaha cyose rero kigira ikiguzi. Noneho rero abantu twakoze ibyaha ntitwabasha kubona inyishu, ntitwabasha kubona amande, fagitire baducira tunaniye. Imana bayiga ati Imana abantu waremye dore bakoze ibyaha dore fagitire. Imana isanga fagitire yonyine yakwishyura ibyaha twakoze ni amaraso y'umuntu wapfuye kandi ariko nawe utagira icyaha. Ibaza babanje kuzana amaraso y'intama, Imana bati no intama zirarengana, intama ntabwo ziba, ntizisambana, ntizitukana, ntabwo ziba mu kabari. Ndashaka amaraso y'umuntu umeze nkama. Yesu aravuga ati ndajyayo nyishyure, atari kurana napfa, ati ndapfa. Impamvu amaraso ari atweza nuko yishyura ikiguzi cy'icyaha twakoze. Impamvu Yesu yagiye koza abantu ahera ku maraso kugira ngo babe justifiye, batsindishirizwe, bagaragare ko bishyuye, ko bakwishyuriye. Noneho rero ukaba uremewe mu bwami bw'Imana. Ariko kubera yuko ukiri umuntu utarava mu isi, anytime wakwandura. Yo wanduye rero ntabwo dusubira kandi ko Yesu yongera gupfa. Yapfuye inifa pour tout. Yesu yapfuye rimwe, ntabwo agaruka gupfa rero. Bisaba rero ko ujya kwiyuhagira. Mwese mugani muyuhagira buri munsi, ntumesa buri munsi. Niyo mpamvu amaraso adukuraho urubanza rw'icyaha, fagitire bikarangira. Ariko kubera ko warakara, wavuga nabi, wakwijujuta, wararuganya, Imana ati jya koga rero. Sibyo? Jya koga. Noneho koga buri munsi. Uko woga buri munsi, woga mu kanwa, woga amaguru, ni nako Imana ishaka ko buri munsi wezwa. Ibikwanduza biba bihari. Iyo rero muri cya cyumba rero wa muntu agezemo bamwogesha amaraso, bakanamwogesha amazi yo mu rubavu rwa Yesu. Yarangije rero yaturutiriya ni umunyabyaha, iyambuye imyambaro mibi, ibyaha yakoraga arabyatuye. Sawa, jya koga. Yiyatuyeho amaraso ya Kristo, arangije yiyejejeho abwiye Imana ati nyoza nyuhagira nyeza ngurubura. Uzi ko Imana ikweza ukera. Nyeza ngurubura, nyeza ngurubura, nyogesha amaraso wavu kugira ngo naho ibyaha byanyu byaba bigize gute bitukura tuku ngo ndabyeza akamaraso ya Kristo areza. Haleluya. Ngo niyo byaba bitukura tuku ngo ngurera, ngo use n'ubwoya bwa sheregi, use n'ubwoya bw'intama bwera, cyangwa ibyo bita sheregi. Sheregi ni neje, ni urubura. Amen.
haleluya. Karimbo karavuga ngo Yesu niriba y'amazi mazima, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota y'ibyaha, akeza n'umutima abayanyoye bose bararuhutse, yarabogeje abahindura ibyaremwe bishape. Mwari muzi ko Yesu akweza ibyaha byawe niyo byaba ari tukutuku ugahinduka ukererana. Iyo umaze kwezwa rero biba birangiye, hakurikiraho step yitwa gusigwa. Hari umuntu urakaraba tiyisige, haro byabayeho amirati banza bagabo twisiga twe tugenderaho, ariko nako tumaze kwimenyera. Niki kintu kibabaho umuntu utisize bivameza ati mwumva umubiri umaze ute, ndetse abana batoya yo batabasize ntibanasinzira. Iyo rero Imana imaze kukuhagira igusiga igikotori cy'umwuka wera, biri kavuga ngo niwe namwe mwahawe mukimara kwizera, ngo niwe mwahawe, ngo mukimara kwizera ngo mwahawe umwuka wera. Umuntu wese nta muntu ukizwa ngo abure gusigwa, asigwa amavuta y'urwego rwa mbere. Ha amavuta ya level 1 mwese mushoko mu yasize amavuta y'urwego rwa mbere. Nzayababwira nzababwira andi mavuta yandi, ariko amavuta y'urwego rwa mbere basiga wa muntu ni amavuta yo kwihana nayabaho. Umwuka wera hari amavuta bari barageneye gusiga abantu bakize ibibembe. Umuntu yakize ibibembe bamusiga amavuta yo kweza ibibembe. Ni amavuta rero y'umwuka wera agenewe umuntu wihanye bwa mbere. Burya nta muntu wihana atagira umwuka wera, ariko aba ari amavuta y'igikotori y'urwego rwa mbere. Ayo rero abahabwa abantu bihanye bakatura amaraso ya Kristo ku buzima bwabo. Imana ikabiyesha amaraso ya Kristo n'umwuka wera akagiramo icyo bita kubasiga amavuta kugira ngo bagire ibyishimo. Amavuta y'umuntu ayisize rero, iyo wisize ayo mavuta rero ugira ibyishimo, ugira umunezero, wumva ijuru ryakwegereye kuko uba wasize amavuta tumusinzira. Ntabwo birangira rero, bakurikira ikindi gikurikira, bakwambika imyambaro uhawe na Yesu, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka. Mwabyumvise, yaje afite imirimo mubi y'umwanda, none aratuye kwatura egare kwikuraho imyambaro mubi y'umwanda. Amaze kwatura Kristo amwogesheje amaraso n'amazi, birangije agusize amavuta y'umwuka wera y'ibyishimo. Aya mavuta y'ibyishimo abarokore mwayakuweho, amavuta y'ibyishimo, amavuta y'umunezero, amavuta y'amahoro niyo basiga wa muntu cya kibebe cyaje bwa mbere. Bamara kumusiga amavuta rero bakamwandika utwenda twiza, imyambaro wambara, noneho ariyo mirimo myiza ugataha umeze neza. Niyo mavuta y'urwego rwa mbere. Amavuta yabaga agenewe gusigwa ababembe, ni amavuta yo kweza umunyabyaha. Amen. Ariko ikintu gikomeye, Imana iguhana amahoro. Abarokore kamagwire rero, ibintu byose amavuta yose muzasigwa, urwego rwose muzageramo, inshingano muzahabwa, ntimuzigere mwibagirwa kunezerwa. Kunezerwa ni intwaro dukubita Satani. Satani bashaka ko mwiganyira, muvuga nabi, muhora murakaye, musaza imburagihe, ariko Imana ishaka yuko umunezero wanyu ugumaho. Imana ishaka kubaha amahoro menshi. Yesu yagiye kuvuga ati ngiye kubaha ikintu, ngiye kubaha amahoro isi itagira. Reba ikintu Yesu yabonye kitaba mu isi, ngo ngiye kubaha amahoro, ngo singaye isi itanga, ngo amahoro yanjye mahaye, ngo ngiye kubaha umunezero isi itagira. Ayo mahoro Yesu ayatanga ku muntu wese winjiye mu gakiza. Ese muratishima? Namutishima mwaraguye, namutanezerwa mwaraguye. Waraguye, waguye mu rusengero, waguye mu nzu y'Imana. Kandi ibyo nkubwira ntungishe impaka, kuko hari igihe wigeze wishima kandi nta biryo wagiraga icyo gihe. Icyo gihe mwishimaga nta kintu mwagiraga. Abarokore muri aho, abarokore icyo gihe mwishimaga nta biryo mwagiraga, nta myambaro mwagiraga. Mwe mubizi mwishimaga kubera umwami. Mfite amahoro kuko nakiriye umwami Yesu
mfite amahoro, ndanezerewe, ndanezere, haleluya, ndanezerewe, kuko nakiriye umwami Yesu, ndanezerewe, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo, mfite ibyishimo, kuko nakiriye umwami Yesu, mfite. Bakabita abasazi, abarokore bose babita abasazi. Naho yaba ari minisita aranezerwa, atanezerwa nuko ari minisita cyangwa afite etaje, anezerwa n'umwami Yesu. Haleluya! Abarokore bose, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umukene, yaba umuzamu, yaba bose umunezero barawuhabwa. Ni amahoro adaturuka ku biryo, ntava ku myambaro, ntava ku mushahara, ntava ku bana, komande yayo iba mu ijuru gusa. Abarokore bose, ibyo ndi kuvuga nubwo mwakora ko maze iminsi ntawe mufite, mwagira ngo ni kubabeshya. Hari umunsi wishimaga, twagiraga imyambaro myinshi, ukomeze umunsi uri gitangaza, ariko nta mahoro ufite, nta n'umunezero, ntacyo. Nibyo Imana yaguhaye, nta munezero ufite. Nibyo izaguha, nta munezero uzagira, kuko ntabwo umunezero uturuka kuri konte yo muri banki, ntuturuka uko abantu bagufasha. Ni komande y'amahoro Imana itanga, ni amahoro atangwa n'umwuka wera. Haleluya! Ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Mwabyumvise? Ni amahoro atangwa nande? Na Yesu. Uko nugusigwa kwa mbere. Abarokore iyo bageze mu Mana bahabwa amahoro isi itabahaye, ababyeyi batabahaye, abagabo batabahaye. Nta gitanga amahoro nka Yesu. Ni udafite amahoro rero, ndakubwije ndi imbere y'Imana, ibyo gutekereza ngo bizayaguha ntabyo bizaguha. Ibyo utekereza ngo bizaguha amahoro ntabyo bizaguha. Ibintu byose usengera nunasubizwa, icyo uzunguka nukurara uhagaritse umutima. Tubyo muze, uri umuntu mukuru, twatunze imodoka y'ikamyo, tuzi ko tuzi imodoka n'ibishusho ko ndakifite. Akuzibaze yabwira ati muzehe rero ikamyo yawe igeze hari igize ikibazo. Ubwo hagiye icyo kintu kitagutwara iki? Amahoro. Kamyo yari umugisha se, none sizi gute kitwa amahoro. Uvuga ati okay, gihorere mwana wanjye tuza birakemuka. Biba bisaba ko n'umuntu agira ikibazo n'ubundi mugumana ki amahoro. Amahoro Yesu aha abantu bi agira akagero nta rondoreka, ngo nta giki, nta rondoreka, nta baganya abasha guhagarika umutima. Ni ngo niki? Yesu aravuze ngo mwisi mugira ibibazo, ariko muri ngewe murgira iki? Amahoro. Nimushaka amahoro ngo nuko bimeze neza, ntayo muzegera mugira. Mushaka amahoro ngo nuko mwejeje, nta na rimwe muzeza ngo mugira amahoro. Nta mushahara utanga amahoro, nta nzu itanga amahoro. Amahoro ni kuvuga nta rugo ruyagira ngo ni inzu nziza. Abajya muri Amerika nabari kuntega amatwi, ibyo bihugu mumva ngo abana banjye ngo bagiye muri Canada, ngo bagiye muri Amerika, mu Burayi, nyine wishima ukibagije ku kibuga cy'indege, bapfa kurengayo ugatangira n'amasengesho. Hari abantu bafite amasengesho mwicaye hano y'ibisubizo mwabonye, murara musenga kubera ibisubizo. Igisubizo cyose cyo mu isi kibyara ikindi cyifuzo. Ikintu cyose Imana guhereye hano kibyara icyifuzo. Mpamvu Yesu avuze ngo ngiye kwa amahoro adafitanye isano n'ibintu. Kamabwire barokore, ngiye gusoza twakomeza ku munsi w'ejo. Iyo ufite amahoro n'agakiza kari related, kari connected ku bintu bifatika, Satani arakurega akagushobora. Yagiye kurega Yobu, Satani yagiye kurega Yobu. Imana baje Satani tuvuye tuvuye misira kwizereramo. Witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo akirano ankunda, agakirano akindi bibi. Satani aravuga ati wowe uriya mugabo umeze kuri wo mukire,
w'umwami. Uzi indogobe afite, uzi amayetaje afite, uzi imitungo afite. Nanjye ndiyo nakuramye. Uzi abana be, uzi abakobwa be. Ukuntu Imana yamubwiye ngo Yobu ntanyubahira, amahoro afite ntafitanye isano n'ibyo afite. Noneho bimbe sasa mbikureho, reka atagutuka. Yabikuyeho. Yobu yaravuze ngo Yobu ntiyaretse Imana ye, Yobu ntiyaretse Imana ye, Yobu ntiyaretse Imana ye, yabonaga iby'isi byose ari ubusa. Yaravuze ngo Uwiteka niwe wabimpaye, ni nawe ubijyanye, nashimwe. Akomeza gushima. Kuki yarashimye, ahimbaza Imana, yapfushije abana bose, nta mwana umwe wasigaye bapfirira rimwe. Arangije bamusahura ikintu cyose atunze, asigariraho n'umugore n'abagaragu bamuvaho. Maze akomeza kuvuga ngo uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwizerwa, ntagacuko uhinduka akugaragaraho. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahora, ntagacu kaguhinduka akugaragaraho. Maze Satani asubira ku Mana ati se kibi kugarutse, ati ndagarutse. Uzabona iki se? Ati ibyo wambwiye nibyo. Yobu urukundo rwe dufitanye isano n'ibiryo n'abana n'amazu. Sibyo nakubwiraga se? Amahoro Yobu afite ntaturuka mu ngamiya no mu mafarashi. Ati none se wa Mana watakano nibagiwe gusoma. Kikubabaza ujya kwishima kumva urukuriye mu mugongo kikuriye hano, nuko bimeze gutyo ujye ubwira Satani turabeshya, nzava muri umubiri. Haleluya. Azava muri mubiri, nzambara ubwiza bwa Yesu, uko azasa niko nanjye nzasa. Maze ngo aravuga ati genda umuteze indwara ushaka. Amuteze indwara agasuzuguro yitwa ibishyuti, ihera ku mano igeza hano, wakajya yishimagura akishima. Noneho ibya kwishima bihindurira gitari. Fasha inanga yanjye ndirimbe, utuyineza yo wangiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe, ibyiza
atameze uko ameze none umva twarabanaga tuziranye nawe yabinibwirira wenda sinzi ko akibivuga ariko twari tumeze nabi twese ariko twuzuye ishimwe ry'Imana twajyaga tunezerwa nta kintu gihari none ndabaza barokora ni cyatumye umunezero wanyu ugenda ko mwasubijwe ko ibyo wasengeye wibonye amahoro yawe yagiye he icyabiteye n'igiki waje kuvangirwa ukeka yuko ibintu materiyeri n'ubuzima bwa kino gihe bifitanye isano n'amahoro Yesu atanga reka da Yobu yahimbaje Imana umugore amubwira ati sheri wanjye impamvu udapfa ati naya makorasi n'izindi ndirimbo n'ibyishimo uri gutonyoka ati ngiye ngubwira ikintu akorera Imana ndebye ibintu yadukoreye by'ubugome kanyikira abana ikarwari nayituka kipfira yavuze ngo kuvuze nk'umugore w'amapfapfa niyo yabiduhaye n'ibijyanye n'ishimwe ati siko ruhu ko nuzirunuka rubora bishyuti ati maze ati ruhu rwa nyine murakobwa ati nzareba Imana afite undi amaso azayireba sayubi nayanjye ati umutima wanyu marwa n'urukumbuzi wo kuzabona Imana ati sinzikoraho ubunyangamu kayo zinjira mu myuga yo kuzinga ifite ibyishimo barokore nimushaka kubana n'Imana mwishime bitari byemera mwirindire kwizayishima byemeye ibyo muri gusengera bitaraza mushime Imana shima Imana mutima wanjye we shima Imana yakuba shima Imana shima Imana shima Imana mutima wanjye we shima Imana ubakuba nari kure ntabyiringiro namba narifite ntamasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye umusingigenda inganyira shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima uwe rudahemuka nari kure ntabyiringiro namba narifite amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubusigigenda nigazira umwana w'ihoraho shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwe rudahemuka nari kure ntabyiringiro namba narifite n'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye umusingigenda niganyira umwana w'ihoraho shima Imana mutima tewe shima Imana wakubatuye shima haleluya umwana udahemuka nari kure ntazigiro namba narifite n'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko nigijwe hafi y'amaraso ye umusingigenda
Ubugingo bwanjye burinzwe
haleluya ubundi mukanakuhemukira ubwishingizi bwacu komande yabwo ni mu ijuru ubu ndashinganye amen genda iki amahoro ubugingo bwangiza bute uritswe n'uwupfiriye umwana yankunye mu byaha wava mu buki utware bw'isi haleluya waninjira handi hantu haleluya amen vamo butware bw'isi inzira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu navuye mu byaha navuye mu byaha vamo butware bw'isi inzira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu navuye mu byaha navuye mu byaha vamo butware bw'isi inzira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndasigaye udashidikanye gendana amahoro ubugingo bwanjye haleluya haleluya ubugingo bwanjye burinzwe ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye amen tugiye gusenga imana dusoze tuzongera kumusiresha mbe bwicire gatoya maze no gushaka gukizwa muri teraniro agakizwa imitwaro y'ibyaha yose mu bintu yese gukuraho ukiza mu nzu ye ni ibyaha umuntu ushaka gukizwa umuntu waguye akava mu buntu bw'Imana Imana yarakuzanye kuri umugabo gukizwa niba hari ngo tumusengere ushaka gukizwa bose bashaka gukizwa Imana ikugisha haleluya vamo butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndasigaye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye haleluya vamo butware bw'isi inzira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu udashidikanye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubu ndasigaye gendana amahoro ubugingo burinzwe n'uwabupfiriye kamaro zije gukizwa amen amen ushaka kuvuga Haleluya. Haleluya. Ikintu nshaka kuvuga ni gitoya. Ubugingo bwanjye ntabwo bwari bushinganye. Ariko ubu ngubu uhereye uyu munsi ndahamanya n'Imana ko bushinganye. Ntabwo ari bwo bwa mbere ninjiye mu rusengero. Mvukana ari umusilamu.
isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu udashidikanye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwamupfiriye. Mwami Mana yacu, uyu ni umwanya w'umugoroba, ni umwanya w'umugoroba, umwanya w'umugoroba. Jambo ryawe rirahamagaye, jambo ryawe rirahamagaye, kandi uyu muryango uraje witabye none muri aka kanya. Mwami Mana yacu iri mu ijuru, babarira uru rubyiruko, babarira uyu mukobwa nguyu araje, n'umutwara araje, yumvise nta wundi yawuzanira, nta wundi yawutura, ni wowe wenyine atuye umutwaro, umuruhure kandi mu bugingo buzima hari impamvu. Umukobwa hari umuntu umuzi, ninde umuzi, nkazamubona aho ngaho muri worship, wabyumvise, uramuzi, rero muraritse, dore nta rwego rw'icyo uzagira imbere Imana hari Yeah.
ikimenyetso cyo gusubizwa ni ukuza kumva uri gusinzira. Iyo wumva usinziriye umenye ko Imana yakuriyeho iri kubikora. Amen. Amen. Umva abantu bakiri bato uzareba iyo ukora assignment ukora homework ukora travail noneho mukayohereza ita mixtape ukora submission ukabyohereza ukabona uruze ngo kubyandika ukaba gasinzira wakoze assignment none wayohereje baguha akamenyetso ko byagiye neza. Urumva utugato Hallelujah. Amen. Mugomba gusinzira. Imana ikiranire. Ntabwo mugomba kujya. Bagenda gusinzira nawe. Tutabyiremere. Bihe Yesu. Tutare kugira imasi. Uburemere bifite. N'imbaraga zacu. Amafaranga bisaba. N'ababirimo. Tujye kubiha uwemeye ibyacu. Maze ibintu bishyamba. Sibindusha byose abimukore tukira sibindusha byose abimukorera tukira Ijambo ryawe ryatubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimushaka haguruka kuko Yesu ari hano yemwe kumwumva yemwe Yesu hano ndumva karuhura hano yavuze ngo yemwe abarushye mwese n'abaremerewe nimusange n'abaremerewe. Ndagira ngo ugerageze icyifuzo cyawe cyikura kuko icyifuzo cyawe iyo ndwara yivana iyo muganga yavuze ko amufasha fata ayo maganya n'agahinda byivaneho bihe Yesu uruhukira muri maze bidusha byose ibidusha maze bidusha maze bidemereye maze bimbabaza birwaza umutima maze bintangayikisha bituma ndasinzira. Kubera ko ufite ikintu cyakunaniye wanze kugiha Yesu cyabaye icyawe gifite ibiro byinshi kubera yuko wakigize icyawe cyagize ibiro kuko ari icyawe gihe Yesu wagihaye bo mwiganye kiranga ntabutaha ariko gihe Yesu Mana ndagushimiye ko wakiriye ibiturusha uyu mugoroba wo kuwa kabiri ntabwo turi ubusa ni umugoroba twazanye ibyari bituremereye tubiharubasha ni wowe udapfa ni wowe udahinduka utimuka utameze nk'abo twabwiye utatwumvira ubusa utadukoza isoni utatwandagaza utadusabya utaduha rubanda dutwaze watwaza ababyeyi abana babo bananiye watwaza abana bakobwa ubusenateri bwabo watwaza abana baba mu ngo zabo watwaza umuntu wese uburemere bw'ikibazo kandi uyu mugoroba ngushimiye ko tumuha ikimenyetso duha amahoro yawe turyamira ijoro sinzira mu izina rya Yesu ryama wizibuye uri umwana w'Imana reka Imana ibirarane wowe uryama wizibuye Uwiteka bikuberemo aguha amahoro ye kandi Yesu yabyemeye Yesu arabyemeye ari gutwaza Yesu yemeye gutwaza uraryama usinzire wongera ujye mu ndimisha wongera uzibuka wera wongera umugire umunezero subirana ibihe byawe bya kera subirana kuvuga mu ndimisha no kwerekwa subirana umunezero Imana yaguhaye akira amahoro Imana ari mu buzima bwawe tugushimiye mwami kuduhaye tugusabye tuguraniye udukuyeho umutwaro
Tumukomere amashyi menshi uko ukwiye. harimo n'indwara zatugashye kandi utamubyutse kuri itoro rya Gisenyi